maze iminsi ndimo gusenga Imana irimo kunyigisha ku rupfu, bituma mpishurirwa ipfa ryanjye. Bibiliya ivuga ko tutazi umunsi n'isaha, ariko kubahishurirwa no kubareba ku munsi wanjye wo gupfa rwose, umunsi wanjye wo gupfa, icyo nzi cyo nuko isaha yanjye yo gupfa n'umunsi wanjye bihari. Ye nahishuriwe gupfa kwanjye kandi kurahari, kuri na bugufi gupresiza, ahubwo itariki yanjye yo gupfa iri mu matariki 26 z'ukwa 12. Mwiteguye mu buryo bwo gukora imirimo myiza nkiriho. Yes, reka ngusuze kandi nguhe ikaze ku ISEZERANO TV. Nkwifuriza kugubwa neza mu mirimo yawe yose, mu byo urimo byose. Kugira ngo nkwifurize gutera imbere mu buzima bwa buri munsi. Gusa ni wizera Kristo nk'umwami n'umukiza, arakubera umurinzi, arakubera umuyobozi mu byawe byose. Kuri kamera nk'uko bisanzwe za ISEZERANO TV muri kubonaho Prophet Olivier, mumenyereye mu biganiro by'iyobokamana. Prophet Olivier, turakwakiriye ku ISEZERANO TV. Murakoze cyane, ndabashimiye. Tugeze mu bihe bigoye, tugeze mu bihe byo kwitabaza abashumba. Niyo mpamvu uyu munsi twabashije kugutumira kugira tuganire ku cyo Imana iri kuvuga, ku Imana iri kukuvugiramo, ndetse bigere no ku bantu benshi. Ibyo Imana irimo kuvuga siko naho ntahanura, ibirimo bigaragara biravuga, ikiriho ibimenyetso biragaragaza ikiriho. Abasitari barapfuye barashize, abashumba barapfuye barashize, abahanzi bakomeye barapfuye barashize. Hose ni icyo utarimo ubona koko wowe urambaza iki ubundi? Uravuga ati urambaza iki, ariko ni ibintu bigoranye ku bantu nyine tuba tutafite amaso wenda arebayo, niko nabivuga, cyangwa ndagira ngo ntangarize abantu ko mw'iyi minsi ndi gukora nk'umuntu uzi neza ko igihe cyanjye cyo kuva ku isi cyegereje. Uragira ati igihe cyanjye cyo kuva ku isi kiregereje, kandi ntumbaze byisha. Waba warabashije kuba wamenya se wowe igihe cyawe n'umunsi, ukavuga ati uyu munsi cyangwa izi tariki? Igihe cyanjye cyo gupfa nababwiye ko nkizi, kandi igihe cyanjye kirazwi, ahubwo abantu bankurikiye ururabo rwange nababwiye ngo murumpereze mu gihe nyiriho, mbasabira umugisha. Kandi niyo sanduku mwari kuzagura, nakomeje mbivuga, urumva iyo sanduku ya miliyoni mwari mugiye kuzagura, muyazane nyafashisha abakene. Nicyo gikorwa ndiho mw'iyi minsi. Ndi mu gihe cyo gukora nk'umuntu ugiye kuvaho, ugiye kuva mw'iyi si. Ndi kubaki inzu yanjye, urumva, nzabamo iteka ryose. Izi nzu zihagaze hano zizasigara, izi modoka tugendamo nta muntu nabonye. Na Queen ejo bundi, Queen w'Ubwongereza, umwamikazi, yarapfuye. Biriya bizu birebire yari afite, bya byubahiro n'ibiki, n'abandi bamwesikotingaga n'ibiki, barasigaye bamushyira muri ka kantu ko hasi. Bashoboye kumushyiraho zahabu, ariko ziriya zahabu uzi ko buriya barangaye gato hari abamushyinguye, ziriya zahabu bamushyinguranye bazikuramo akajya kuzibyaza umusaruro. Ko Bibiliya iravuga ngo mw'iyi si turi abashyitsi n'abimukira. Rero mw'iyi si turimo nk'abantu baje kuyitemberamo, ariko bazasubira aho twavuye. Maze iminsi ndimo gusenga Imana irimo kunyigisha ku rupfu, irimo kunyigisha ku rupfu, bituma mpishurirwa ipfa ryanjye. Ipfa ryawe ni ugushatse kuvuga ko uzi umunsi uzapfiraho? Bibiliya ivuga ko tutazi umunsi n'isaha, ariko kubahishurirwa no kubareba, no kubarimo kureba ibimenyetso birimo kugaragara mw'iyi minsi. Umuntu uwo ari we wese yakamenye ko yakamenya umunsi wo gupfa n'isaha. Oya, wowe Prophet uri umuhanuzi, hari ikibana yakweretse se ku munsi wo gupfa? Ku munsi wanjye wo gupfa rwose, umunsi wanjye wo gupfa
ntago nkuzi ariko nzi ko nzapfa nzi ko nzapfa nzava mu uyu mubiri ngapfa nkajya mwiriya mva bashyiramo abandi nkashyirwaho sima nkashyirwaho amakaro ngashyirwaho umusaraba umubiri ugapfa ariko ubugingo bwanjye bukazajya mu ijuru. Ibyo uvuze nibyo utekereza ko ariko bizakorwa? Ntago mbitekereza, ndabihishurirwa, ndanabireba. Muri make kugira ngo ube wagwa mu ruzi wahanuka mu ndege ntabwo birimo. Icyo nzi cyo nuko isaha yanjye yo gupfa n'umunsi wanjye bihari. Nuko wataje kuvuga ngo birahari na sima bagashiraho ngo n'imisaraba. Birahari umunsi wanjye yo gupfa urahari n'isaha birahari kandi ntibizavaho. Narabihishuriwe narabyeretse. Urahanura ugahishurirwa Imana ikagukoresha ibitangaza. Kuri wowe warabyeretswe cyangwa ni kwa kundi umuntu abateganya? Ngiye nahishuriwe gupfa kwanjye kandi kurahari kuri na bugufi. Ukwiteguye gute? Mwiteguye mu buryo bwo gukora imirimo myiza nkiriho. Itariki ni yihe? Itariki uzapiraho. None se wajya werekwa abandi ugakora ibitangaza ku bandi? Byanga byakunda oya sugu precisa ahubwo itariki yanjye yo gupfa iri mu matariki 26 z'ukwa 12 ngiye nzapfa ari mu minsi ya Noheli. Uhe mwaka? None wa mu prophet aranyumije ndakaburi umbaze mu matariki 26 z'ukwa 12 umunsi wo kuvuka kwa Kristo nge niho nzanapfa. Niho uzapfa? Ubwo uzashingurwa azaba ari kuri nge nzapfa kuri pasi. Uzashingurwa he? Aho kuzashingurwa se badukurikiye ujya werekwa ahubwo mbwira abantu mbere yo kuvanga aho nzashingurwa. Bantu b'Imana muzanshingure neza kandi urwo rurabo wari kuzanzanira kuri ya munsi uzarunzanire nkiriho ngushimire ngusabire umugisha. Urwo rurabo wari kuzazana kumva yanjye ahubwo navuga ngo byari bikwiriye ko ndubona uyu munsi. Ubukitwa ubuhanuzi no kwerekwa no guhanura ni ibintu ubona bifite formule itanditse no mu mategeko itanditse hehe? Banza muri biriya niba bibamo ntabwo mbizi. Bituruka hehe kubona mubivuga mwemeza abantu muvuga nkaho mubizi neza? Biba biturutse hehe? Urupfu ni irembo. Buri muntu wese aranabizi yaba usenga yaba adasenga. Umuntu wese wavutse Bibiliya iranabivuga ngo arama igihe gito ameze nk'ubwerezwa cyangwa se nk'ururabo rukura rukuma rugahunguka. Umuntu rero wese wabyawe n'umugore Bibiliya ikavuga ngo arama igihe gito. Icyo nshaka kugaragaza ni iki? Ndashaka kubwira abantu ko ngewe nzapfa n'igihe cyanjye nkizi cyo gupfa. Ntago mbitinya. Ntago mbitinya. Oya iby'amatariki twibitindaho nzapfa kandi nzibagirana. Ariko imirimo nzakora nkiriho ntizibagirana. Ari nayo mpamvu hari igikorwa natangije cyo gukoresha igihe cyanjye nkiriho. Nk'ikihe? Igikorwa nk'icye birimo biragaragara. Mu minsi yashize nari mu bikorwa byo gufasha abatishoboye, abantu bamaze igihe kinini batarya batanywa, abantu bari bambaye ubusa, abantu bamaze igihe badakaraba narabakarabije, mbambika imyenda, mbambaha imyenda yo kwambara mishya. Mwabonye amavarisi ko natanze amavarisi y'imyenda, amasabune, imyenda, nakoze ibintu byinshi. Ni ibikorwa binakomeje ahubwo mbwira abantu badukurikiye ni umwanya wo kumfasha iyi ministeri igakomeza yo kugira ngo dukore nk'abazapfa ejo cyangwa ejo bundi. Bakomeza bashyigikiye twubake imirimo. Wowe ugiye guparika yavuze ko twubake imirimo izaduherekeza igihe tuzaba tutakiriye. Bareba Prophet Olivier baradukurikiye ati itariki muzapiraho 20 Yesu ari kuvuka ati z'ukwa 12 rwose nzapfa. Kubera iki uvuge ukuntu nkuko kapereza neza ku rupfu uzapfa? No kubera iki? Kuki udatinya urupfu bundi? Akabanyamakuru rwose. Kuki udatinya urupfu? Urupfu sindarutinya gute? Yesu yaruyihinduye irembo. Yesu yahinduye urupfu irembo. Aravuga ngo umuntu utazaba kudapfa nyakuri ni ugukora imirimo izaduherekeza, tutunganya ubuzima bwite buzabaho bwite buzahoraho, ndetse tunategura inzu tuzabamo pani zingizi tuzasiga.
ari nayo mpamvu mfokasinga cyane ku byerekeranye n'ibikorwa byiza by'urukundo. Reka nkubwire bajya mahi, ejo bundi twapfushije abasitari babiri bazwi, urumva, Yanga yarapfuye, yarakunzwe mu mafilime akomeye, urumva, narebye kuri social media ibihumbi byinshi, yashinguwe n'ibihumbi byinshi, yagarutsweho cyane, avugwaho cyane. Twabonye uriya musitari wundi ni Eva Bravan, yari umwana ukiri muto urimo uzamura ibikorwa, urimo kuvumbuka cyane mu iterambere, yarakunzwe, nabonye guherekezwa kwe, bitaramo byabaye bikomeye byo kumusezera, yasiziwe n'ibihumbi byinshi by'abantu, urumva. Ejo bundi dupfusha undi mwana ukiri muto cyane, urumva, uriya mwana twashinguye ku Gisenyi, witwa Giselle, umukobwa wa Pastor Philippe, yararangije kaminuza muri Uganda, arimo ategura ibintu bikomeye n'umugabo we, ndetse yarafite anabyaye vuba, afite na proje yo kwita ku bana bavuka batujuje igihe cyo kuvuka, kuko nawe we yaravutseho mbere gato, kuko yari yavutseho mbere gato. Ndashaka kuvuga iki kintu, nkura ubwibone ku bantu bumva ko bagenda mu maranjorova, bamaze kubaka imiturirwa, bamaze kugira amarisansi arenze, urupfu ruriho kandi ni irembo rya buri muntu wese wavutse. Ukumva ko bari bose, yewe rero kuvuga ko nzapfa kandi niteguye no gupfa, kandi igihe cyanjye cyo gupfa giteganyijwe kitazanahinduka, niyo mpamvu ntaguhakanira ko njyewe Prophete Olivier gupfa kwanjye kurahari, ndanakwiteguye. Urakwiteguye? Ahubwo ngiye icyo ndimo nkora mwibibi, urimo urankurikira, icyo ndimo nkora mw'iki gihe ndi gukora nk'umuntu urimo gushaka kubaka inzu nzabamo ubuzima bwanjye bwose mu ijuru. Ko hari abantu bambaje ati kubera iki wagurishije ikibanza cyawe ngo ujye gufasha abantu, buriya ntibwaba ari ubujiji no kubura ubwenge? None se narabikoze, ibintu nakoresheje ndimo gufasha abantu ni ikibanza nagurishije. None se Yanga yasize ibingana iki? Uriya muhungu Eva Bravani asize ibingana iki? Inzu Giselle nagiye kumushyingura Igisenyi ejo bundi, asize yujuje inzu nziza cyane, asize amaproje menshi, ariko imirimo yakoze akiriho niyo yamuteguriye ahari uyu munsi. Hari abantu bumva ko iyo umuntu apfuye biba birangiye, ariko ntaba birangiye. Prophete, ibintu uri kuvuga ko ndi kubona wawe ufite ubwaho bwo gupfa wowe, ahubwo mfite uburakari bukomeye, mfite uburakari mfite uburakari n'ifuhe rikomeye ry'abantu kugeza uyu munsi bari kurenganya abandi bitwaje ibyo bari, urumva. Mfite abantu barimo barya bonyine bakanabimena, bagafata imyenda bakayishyira muri puberi. Hari abantu bakeneye kwambara imyenda, hari abantu bakeneye kurya, hari abantu bakeneye kubaho mu gihe Imana kibatije kubaho, bakibagirwa ko bazapfa. Ndashaka kwibutsa buri muntu wese unkurikiye ko azapfa kandi ubuzima buzaba burangiye, azasigana byinshi. Ahubwo nibazana ibyo bintu, bazane kimwe cya kabiri tugifashisha abakene. Muri Tabarwa TV no muri Yero TV turicangeye diklema bagemahe. Prophete Olivier uzwiho uburyo bwose bw'ubuhanuzi Imana igiye gukoresha. Ntabwo ubu ngubu urashyiramo confusion hagati y'abantu bakubona ati yahanuye avuze umunsi azapiraho. Ngenda kubaza ati ese subwo kuko urabwira abantu ati bakore nk'abazapfejo. Birajya gura na undi wavuze ngo nta myaka ijana. None urashyira ngo itariki urayizi, byose bikaza bimeze gutyo. Prophete, mu guhanura kwawe ko uzi umunsi uzapiraho ubuzi, abantu ati nibakore batarapfa, ukatanga ingero z'abastari bamaze gutambuka, kubona ari ubwoba bwo gupfa. Ahubwo ngiye ntago mfite ubwoba, ntago mfite ubwoba rwose, ahubwo meze nk'umuntu uri gutegurwa. Ese bara ko dukaye ikiganiro iyo tariki ya 26 zigezezwa pa bavuga ngo iki? Waba ari umunsi mukuru ukomeye
ku buzima bwanjye Uzicwa n'iki? ahubwo mbwira abantu Uzicwa n'iki? badukurikiye umunsi wanjye wo gupfa uzitwa n'iki bazarye bazanywe n'akanyama bazakarye babyine bishime ko umukiranutsi w'Imana Prophète Olivier azabatasha umukiranutsi w'Imana cyangwa umukozi w'Imana umukozi w'Imana kuko mw'iyi minsi ndi gukora imirimo yo gukiranuka kandi ndi no kwezwa nk'umuntu ufite gahunda yo kugenda mu gihe kitarambiranye kuvuga ibintu byose umeze nk'urukuraga ni iki umeze nk'urukuraga ubwo ahubwo weho bagemaye ndabona ufite ikibazo cyo gupfa oyange ni wowe nese njye hari byo nivugeze ariko urupfu Yesu yarugize irembo nabikubwiye nimba urupfu Yesu yarugize irembo ntabwo ufite bwo gupfa kandi Bibiliya ikavuga ngo umuntu wavutse arama igihe gito uradisikasinga kuki kandi ugomba gupfa ahubwo ubundi isi turi kuyimaramo iki isi yuzuye ubusambanyi yuzuye amatiku yuzuyemo ubupangayi nabonye umukozi ni umuntu witwa ngo ni apotere bari gusohora mu gashamburete bamwiciyeho urugi iyi si ubundi ryoshye miki nimba nta muntu ushobora kwishyurira uriya muntu witwa potere ameza biratabaza umuzanye muri ibintu by'uko wavuze ko uzigiye uzapfira hariho bihuriye ahubwo uzi buriya potere mutabazi nimba ari apotere mutabazi buriya wumvishe ngo yapfuye ntabwo ari byo mwifurije ambabarire nankurikira buriya imiryango yahita ivumbuka ikavuga ngo ntabwo twamujyana Nyamirambo ngo ni Rusororo ngo atadukoze isoni bakamugurira isanduku ihenze bakagira gute kandi buriya bari kumusohora mu nzu ni hakeneye abavandimwe ni hakeneye inshuti iyo sanduku ikaba kumugurira ahantu agomba kuba batamusohoye mu nzu njyewe rero kabwira abantu badukurikiye kuri tabarwa umva ndava mw'iki kiganiro ntabwo wakivamo ngenda va ntabwo twakucara nambaye katanye ngo uravamo hano ntabwo bishoboka tubwire Prophète muzanyemo apotre uri Prophète aba Prophète na apotre ntibagomba kuvuganaho ubundi kuko ni ibyiciro bitandukanye bikora bimwe ariko bifite inzego za ariko umuntu utagomba kuvugwaho nini impamvu nuko twatangiye ushaka kuvuga uvuga ko uzi umuntu uzapfa ngenzapfa umunsi ndawuzi n'itariki wayivuze 26 kuvuka ngo uzapfa ndimo ndabwira abantu badukurikiye ko batagomba kunzanira urabo kwirimba ryanjye abagukunda bakumenye ubu ngubu nkeneye intwererano yanjye vuba gugutwerera byo gupfa urumva nyifashisha abakene urumva nyambike abakene kuko oya si umukozi w'Imana umwe yaravuze ngo navuye mu nda y'isi nambaye ubusa nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye ibyo bintu bari kuzanshyiramo isanduku ihenze ayo mafaranga nibayanzanira uyu munsi nyafashisha abakene hanyuma nupfa bizagenda izo ndaba ayo mafaranga 25,000 nibabizane hano kuri Tabarwa TV ngende nguremo imiceri ngende nguremo imyenda na bodaboda njyane mu baturage bajye kwambara ngewe nibashaka bazandunde hitaka ariko ibyo bintu byo kuvuga ngo bazanshyira Rusororo ahantu hahenze ngo bazanshyiraho indabo n'ibiki byose ngo kugira ngo imiryango idaseba n'ibiki nibabizane mbikoreshe ngewe nubaka inzu yanjye nzaba miteka ryose Prophète naho gupfaho weho ahubwo wagize ubwoba kuvuga ngo apotere mutabazi nabazapfa nibamugurira ahantu agomba kuba nibamugurira ahantu agomba kuba ntabwo ngewe nshaka kubinzanamo ndi kukubaza rero urugero wiri kwihaho nakoze ibiganiro byinshi iki kiganiro umva nkubwiye ntabwo ubaha umaho ni ukuvuga ngo abapadiri rero abapadiri bya filozofi za dani abantu baba Prophète ntabwo mwemera ko n'abandi ari Prophète ariko uyu munsi kuba uvuga ngo uzi umunsi uzapfiraho ugahabura abantu ngo ugiye gupfa bakakanya abana bawe niba buri ikiganiro cyangwa umugore akabura iki kiganiro baravuga ngo bitewe n'iki kubivuga ahubwo reka mbwira abakunzi banjye babaraho muri kiliziya gatolika abona ayoboye mu matorero atandukanye kuko wabavuyemo ntago nabavuyemo ntago bakikwemera urebe ibiganiro bitandukanye n'ubu turi gukorana iyi mirimo yo gufasha abantu urumva ngewe ndagira ngo mbabwire ngo umunsi wanjye wo gupfa bagomba kubaga ikimasa bagashaka ibyo kunywa by'amoko yose umuntu wese akanywa icyo ashoboye bakaririmba bakabyina ko ngewe igihe cyanjye nagikoresheje neza mu gihe nzaba nkiri igihe nari nkiriho ayo ngo ukorera ati yava no mu kiganiro avuze ngo azi umunsi azapfiraho
inkuru cyangwa ibiganiro bijyanye bishamikiye kuyobokamana bimeze ukuntu kwihariye kubera kuyobokamana ubona nta formule yabyo iragoye niyo mpamvu ibiganiro n'inkuru z'iyobokamana ziraremera ziba zimeze ukuntu ko habaza mu rujijo prophet nta rujijo ruri hano mu rujijo kubera ko bagemahe nta rujijo ruri hano nabisobanuye ndavuga ngo umuntu wese Bibiliya yabivuze neza ngo wabyawe n'umugore arama igihe gito ni mu migani arakenyuka ameze nk'ururabo arama igihe gito oya babivuze ariko ntabwo ari twebwe ubu ngubu babivuze si Bibiliya ntabwo ari ijambo ry'Imana umenye ko ihinduwe mu ibyo tubireke ntajya kubera ko abantu badukurikiye mwandike comment k'uyu mugabo ntago ndimo kumvikana nawe ntago twumvikana kandi wowe uri prophet uravuga igihe uzapira urakizi ndakubaza kuki umeze nk'uri kuraga kuki ibintu uri kubizana muri kuraga abana n'imiryango irabibona ngo ikiganza cyasohotse wa muhungu wacu wa mwana wacu bande tukorana araraza igihe zapira kuri bakunyesha doko wakaniye none ngo ahubwo ushaka kubikoresha imirimo myiza bazana amafaranga uburyo bwose ukomeze yifashiriza abantu musanzwe mufasha muri tabarwa system ni ugutabarwa televiziyo yitwa Tabarwa TV ni ugutabara abantu urakoze cyane bari mu kaga bababaye batari kurya batambaye batishimye batanezewe ushaka gutabara abo ngabo wowe ntiwitabare kwitabara sindatabarwa iki none se inihira utumeze nk'uraga njyewe ko njye nabayeho nk'umuntu ugomba kuba uw'umumaro mu gihe cyanjye mw'icyo gihe ndiho nk'icy'umumaro ngomba kuba umumaro ahubwo tubwira abantu badukurikiye ngo babe ab'umumaro mu gihe cyabo none se ejo bundi nagiye gushyingura Rusoro ndeba abantu bakomeye banandusha bafite amashuri ari hejuru yanjye basize ubutunzi buri hejuru yanjye ndeba n'uyu munsi abasitari bari gupfa batandukanye njyewe kubera iki ntagomba kwibona mw'iyo ndorerwamo se prophet ko ndaza gusanga ahubwo se umuntu abasize gusanga arahamutse papa ariko bagemahe reka tusoze ikiganiro oya ntabwo tugisoza nijye ugisoza njye gitangije nijye ugisoza ujye guhaguruka bagufata uzamure kamera prophet ntabwo avamo hano mu by'ukuri ibyo byose by'imirimo abantu bitegure isimbi bimeze nabi birumvikana ariko kuba abantu bashobora kuvuga ngo ukuvuga preciser njye nabigizeho ikibazo gikomeye papa neza nabigizeho ikibazo nta kibazo kibirimo uteye inshuti zawe ubwoba nta kibazo kibirimo ahubwo inshuti zanjye nibamfashe gukorera Imana prophet avuze ko azira bamfashe gukora umurimo nkiriho ariko igihe cyanjye cyo kuvaho ndakizi cyo kuva ku isi ndakizi n'umunsi ndawuzi ntabwo ari ngombwa ngo ngutangaze none ariko nzanawubatangariza mburi iminsi mikeya nzawutangaza ariko mbaye mbateguje mu ncamake ko njye mbizi ko ngomba kuva ku isi hanyuma babyumvise urabwira iki ndababwira ngo uhereye kuri famille yawe ibintu uri kuvuga ko mpereye kuri famille yanjye mwamweretswe mpereye kuri famille yanjye nibabane n'abaturanye amahoro kabiri bere kurya ngo bahage bongere barye bahage batazi umuturanyi baturanye nimba yariye nimba umuntu duturanye umwana atagiye ku ishuri nibabiperereze babimenye ko iyi si ibintu dutunze hano mu iyi si twarabitijwe tuzabisiga ntabwo abantu rero bakwiriye kurya ngo banabimene ngo bambare imyenda indi bayishyire muri puberi hari abandi bantu bakeneye kwambara jya ahubwo nimero yanjye ni 0788 74 2 6 17 0788 74 2 6 17 nibayihamagare bambaze ngo nibiki bikenewe kugira ngo abo bantu urimo gufasha abo bantu basigaye batabonye ibyo kurya batabonye ibyo kwambara inkunga zabo tuzinyuze ko nibikorwa byatangirijwe muri paruwase ya Rwange bikomeza muri Gisenyi ejo bundi byatwa ubushobozi nari mfite bwashorejwe mu Bugesera ubu ngubu ikiciro cya mbere intara 3 ndazishoje haracyari izindi ntara nk'abanga bamaze gufasha estimation hari abandi basigaye hari andi mariste tugomba kugeraho abantu nibazane
inkunga zabo tuzigeze ku bantu, namwe abanyamakuru muze mudufashe dukangurira abantu gukorera isi nk'abazayivamo, dufashe abantu kubaho mu gihe Imana ikibatije kubaho, tubahe ibyo bagomba bibafasha, ariko gupfaho ni ugupfa, nta kizahinduka. Wavuze imyaka ngo nta myaka 100 bamuteye amabuye, ngira ngo hari n'idini ryabagamo ryamutenze, ariko yari mukuri nta myaka 100. Umuntu Bibiliya ivuga ko agomba kurama igihe gito. Oya, nta myaka ntago turisubiramo kuko RIB yamaze gutangaza ko umuvugizi wa RIB yavuze ko abavuga nta myaka 100 yari imvugo imeze nk'ibyihebe. Rero ako kantu ntabwo kari bugarukeho, kubera ko icyo no gutuma abantu bati kizere cy'ubuzima, ikizere cyo gukora, ikizere cyo kuramba mu bikorwa bitandukanye. Niyo mpamvu mbaye nkaretiye, ahubwo wowe ugiye gupfa uzadusurize ba Yohana. Niba Yohana abandi bagiye n'amaguru nabahe bazamutse, ngiye ntabwo nzazamurwa, nzapfa, nzanyura mu rupfu, ariko uzabasangayo uzabasuhuza. Bariya bapfuye ukwabo, nge nzapfa ukwanjye. Ndagushimiye cyane, murakoze cyane. Inshuti bakunze bamukurikiye Tabarwa TV ndetse na Yellow TV, mwabyumvise ko Prophet Olivier asanzwe ari umuhanuzi, asanzwe Imana imukoresha ibitangazo bitandukanye. Ati rwose igihe nzapfira ndakivuze, njyewe nta bintu byinshi, ahubwo ubundi gukora ibikorwa bituma imirimo izamperekeza. Ati mwese mumukunda, mumuhereze inkunga kuri nimero ya telefone ayifashiriza abakene. Si nimero ya telefone, uburyo bwose buriho bwo kunyuzamo. Telefone iriho, imbuga zitandukanye, kuyoboka Imana barebeho, ibyo bikorwa biriho, Mavuta TV biriho, biri ahantu hatandukanye. Yego, kandi dushimira iyoboka Imana nayo yabigizemo uruhare kugira ngo ibyo bikorwa byose bigerweho. Wa mugabo wijeya munini wijeya ukunda kuvuga amakuru neza. Noneho kandi banarebe no ku Mavuta TV hose biriho. Aho hose ushobora kubahamagara, inkunga zanyura kuri Yellow TV, kuri iyoboka Imana, hano hatandukanye ko ndetse nawe urahari, nanjye ndahari. Uburyo bwose bwo gutanga inkunga kugira ngo tugere ko abantu bababaye burahari. Prophet ati ntuzarama, nawe ntazarama, umunsi wazagenderaho atarawuzi, ashaka gukora imirimo ikomeye izamuherekeza hakiri ku manywa akiriho. Ngayo nguko bye bye, nugenda tuzabasuhuze bose bawe, kandi muzamperekeze neza nk'umuntu wakoze. Uzaba tubona sizaduhari na kamera ziri zikurikiye. Uko ikibazo nuko ushaka kugera ugahita uzuka. Murakoze, bibe byiza, mwakoze cyane, ndagushimiye. Murakoze cyane. Reka ariko dusenga Imana. Yego. Bantu bumvisha iki kiganiro, ntimukuke umutima, niko biri niko bimeze. Dukwiriye kuba umumaro mu gihe tukiriho, ko abapfuye basinziriye kugeza ubu ntibagikora iyo mirimo, ariko wowe ugifite impano yo kubaho, ugihumeka, birashoboka ko wakora mu gihe cyawe. Natwe turi gukora mu gihe cyacu, turimo gukora imirimo y'Imana hakiri ku manywa. Reka dusengere umuntu wese udukurikiye kandi udukunda, utwifuriza gukomeza n'ibi biganiro kugira bitazahagarara. Tuguhaye ikaze. Mana, mu izina rya Yesu tugushimiye ko wabanye natwe mw'iki kiganiro, nubwo kitari cyoroshye ariko wabanye natwe. Humugisha buri muntu wese wagikurikiye, ari ubukore sabone, like, akanagisharinga n'abandi, umuhumugisha. Ikiganza cyawe gikora imirimo ku muntu urwaye, ku muntu uzafasha abatishoboye, ku muntu uzakora imirimo ye akiriho, umuhumugisha. Kandi n'umuntu udukurikira umunsi ku wundi, ukunda ibiganiro byacu, umuhumugisha mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom. Murakoze cyane. Murakoze.